dukora ntitwiba ku gasharo dukoresha amaboko. Abantu baho barakora ugeze mu gasharo uzahasanga abantu bakora. Nta muntu wakumva ngo ni umujuru hatuye. Ubujura ntabwo uba mu gasharo. Nawe bera mu gasharo. Gusa ntago habura ibirara. Urabona buri quartier cyangwa buri quartier abafitemo inkuru itangajwe je igivugwamo. N'inkuru itangaje abantu benshi hano muri gasharo bazi ushaka kugera kuri buri muntu kumva arayizi. Ni nk'iyihe inkuru itangaje hano mu gasharo? Inkuru itangaje iyo uturutse nk'inyamirambo hijya mu mujyi ukaza hano mu gasharo icyo uhisangira uhasanga nyine abantu. Hari umusaza kera bitaga umukoreye. Yitwaga umukoreye. Umukoreye nyine arahabyarira abana benshi, yatubwiraga ko habyariye abana nka 30. Aza gupfa. Apfuye rero kubera ari umusaza wahabanje baravuga ati ahangaha hari muri hahabaga umuntu bita umusaza bitaga umukoreye. Birazamuka gutyo hitwa muri Koreya. Amatafari nagurishije rimwe icyarimwe ni amatafari 1000. Narayabumbye ngenda nyabika mbona umukiriya. Mbonye umukiriya nyagurishiriza rimwe. Turabasuhuje inshuti mukurikirana D&D TV. Uno munsi twongeye twagarukanye content nshyashya yo kugenda tuzenguruka aho ngaho mutuye hafi yanyu kabisa. Uri kureba kino kiganiro kano kanya menya ngo nawe turakugeraho vuba. Andika muri comment tubwire ahantu utuye kugira tubashe kuba twabageraho namwe tubaganirize tumenye ubuzima bumeze gute. Hano rero twasuye umupapa tumusanze ari mu kazi kiwe. Ndagira abanza twibwira bariho dutangira kwanza. Umupapa witwa nde? Nitwa Barihima Forodwari. Ntuye muri uyu umudugudu wa Kagunga, akagari ka Gasharo, umurenge wa Nyamirambo. Okay. Ariko hari irindi zina watubwiye rya hano? Ni mu Rugarama mu Gasharo. Hari irindi ngo niba ari muri Koreya he? Muri Koreya. Hitwa no muri Koreya naho? Hitwa no muri Koreya. Iryo zina se ryaturutse muri Koreya? Iri zina hari umusaza kera bitaga umukoreye. Yitwaga umukoreye. Umukoreye nyine arahabyarira abana benshi, yatubwiraga ko habyariye abana nka 30. Aza gupfa. Apfuye rero kubera ari umusaza wahabanje baravuga ati ahangaha hari muri hahabaga umuntu bita umusaza bitaga umukoreye. Birazamuka gutyo hitwa muri Koreya. Abo bana biwe bose byibuze baracyatuye hano? Harabatuye hano? Abo bana baracyahatuye, abandi barimutse bagiye bajya ahandi. Abandi barimutse. Okay. Ni sawa cyane. Ngiye numva iryo zina byanunguye. Ni uwo musaza witwaga gutyo. Wigeze umubona wowe? Wabarigeze umubona? Nageze inahangaha yaratambutse. Na wari ugihari? Yarapfuye. Okay. Umaze imyaka ingahe utuye hano? 10. Hamaze igihe. Hano hepfo rwose ahangaha. Okay, ubwo ubutani tugaruka none tuzaza no gusura mu rugo. Rwose nta kibazo ni karibu. Urakoze cyane. Mu busanzwe ukora kahe kazi? Mu busanzwe ngewe nkora akazi k'ubuyede n'aka ngaka ndimo ko kubumba amatafari. Tugusanze uri kubumba amatafari. Akavura karaye kaguye nimugoroba karatonyanga. Tubona kubumba. Okay, ahanga ndumva ari sawa cyane. Ni sawa cyane. Iyo hano tugusanze mu kazi ko kubumba amatafari. Iyo wakoze nk'amatafari menshi ku munsi. Ukora nk'amatafari angahe? 200. Uri wenyine? Njyenyine ku munsi. Wizanira amazi byose? Abana banjye baramfasha bakanzanira amazi. Bakakuzana hano uburi? Agaya amajerekani n'aba bana banjye bayasa. Rero abasore banjye nabo. Uriya niwe mukuru ufite? Niwe mukuru. Ni abasore kabisa. Bayakura hafi ntabwo ari kure, ni hano hepfo bayazana bayageza. None se
itafari rimwe urigurisha nk'amafaranga angahe? iyo naribumbye gutya ngewe ntumiza ikamyo ikaza ikamena itaka hano nkaribumba nkarigurisha 150. 150. Okay, none se nka buriya umbwiye ko ku munsi iyo wakoze amatafari menshi ushobora gukora amatafari nka 200. Ubwo ngubwo nk'amatafari menshi wakoze okay, kasi nkubaze menshi ahubwo amafaranga menshi wagurishije ku matafari icyarimwe ukahita uyatangira rimwe yari nkangahe? Amatafari nagurishije rimwe icyarimwe ni amatafari 1000. Narayabumbye ngenda nyabika mbona umukiriya mbonye umukiriya nyagurishiriza rimwe. Ubwo yakoze nk'igihe kingana gute? Nakoze iminsi 6. Iminsi 6? Iminsi 6. Ibi bintu nabyumva kabisa. Iminsi 6 niho nayabumba. Ubwo naguyemo umunsi kuko nari kuyibumba iminsi 5. Ugomba ku iminsi 5? Igihumbi nari kukibumba iminsi 5. Kuko byagezaho iyo umuntu akora buri munsi agira akananirwa. Ubwo nuko nananiwe. Urumva ari umaze wagiye kumara icyumweru. Ariko nanabikubwiye nyigera hano ngiye ndashaka kuzaguhereza akazi ukankorera amatafari kabisa. Ninjya kubaka rwose. Ndahari rwose akagufu karahari. Karacyariho. Ibintu menyereye. Ibintu menyereye cyane. Ni sawa cyane. Hano turi mu Gasharo. Ni mu Gasharo. Urabona buri quartier cyangwa buri quartier haba hafitemo inkuru itangajwe je igivugwamo. Nk'inkuru itangaje abantu benshi hano muri Gasharo bazi ushaka kugera kuri buri muntu kumva arayizi. Ni nk'iyihe inkuru itangaje hano mu Gasharo? Inkuru itangaje iyo uturutse nk'inyamirambo hijya mu mujyi ukaza hano mu Gasharo icyo uhisangira uhasanga nyine abantu bazi gukora b'abanyamurimo usanga dukora twikorera numva dukora ntitwiba ku Gasharo dukoresha amaboko. Abantu baho barakora ugeze mu Gasharo uzahasanga abantu bakora. Nta muntu wakumva ngo ni umujura uhatuye. Ubujura ntabwo buba mu Gasharo. Nawe mu Gasharo. Gusa ntago habura ibirara ariko abenshi ni abanyamurimo kabisa. Abenshi turakora dukoresha amaboko tukibesha. Ubwo noneho wenda n'ikindi kibazo cyenda kumenya nk'icyo ngicyo nk'umuntu utazi mu Gasharo kuko njyewe ndumva ari nk'ubwa kabiri nari ngeze hano ni ikihe kintu wamubwira agomba kumenya ku buzima bwa hano mu Gasharo? Mu Gasharo aturutse ahandi akagera mu Gasharo icyo namushishikariza nuko mu Gasharo ari ahantu heza turahinga turahinga tukorora usibye ko tutacyorora tukura amaboko mu mufuka tugakora. Umuntu ugeze mu Gasharo rero ibyiza byo mu Gasharo ni ugukoresha imbaraga agatera imbere akiyubaka kabisa. Ugeze mu Gasharo mbehe ni ahantu hararyoshye ariko ukahagera ufite gahunda yo gukora ugakura amaboko mu mufuka urakora rwose ukaryoha utazindutse rwose ngo ujye ku murimo biba bigoye cyane. Ufate mu mufuka uhagaze ku muhanda aho ntago bigukundira ariko iyo uzindutse ukora ubaho abana bakiga bakarya bakambara mituweli umutekano byose. Ikintu hano duhagaze kano kanya turi mu masaha ya nka saa sita n'igice ko abanyeshuri bari gutaha. Ufite abana biga? Ikigo cy'amashuri kiri hano hafi kuva hano ujya n'iminota ingahe? Abanjye bava mu rugo kuhagera bahagenda iminota 25. Iminota 25 ni hafi kabisa. Ubu ngubu wageze hano mu kazi nka sangahe? Nahageze saa moya nibwo natangira akazi. Naho ngaho ni sawa cyane. Ubwo abantu bashaka kubaka bakugane ubakorera amatafari kabisa y'inkarakara rwose. Urakoze cyane kabisa. Nishimiye guhura nawe. Umunsi nzayanza mu Gasharo nzahita nkunyuraho. Uzajya uhita unyuraho twiganirire. Agatelefone kaba kariho uri buze wampamagara naguhamagara. Kaba kariho rwose kaba karimwo umuriro cyane. Urakoze cyane. Sawa. Murakoze cyane.